ese ni gute utega igitebo ngo muzane ngo mujugunye mu bukene bwanyu hano ngo mbahereze ubukire. Bari gutama amadolari, bari gutama inoti za bitanu, bari gutama inoti amadolari, bari gutama amayero, bari gutama pound ngo muzane ubukene bwanyu. Ureba ukuntu uri gutuburira abantu. Umukene wari wazanye 1000 azi ko ari cyo burari, ukabura gisimbukanye. Abana bawe bakiga China, abe bari kwiga muri 9 years hano mu Rwanda. Kurikira Yes, ntashimwe rugira ukidutije ubuzima, nizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere, mu isi niko bimera. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga. Umunyarwanda ati bucya bucyana yanda. Of course ntangiye mbifuriza amahoro n'urukundo, ndetse mbashimira ko mudukurikira, mudahwema kutwereka urukundo. Ni mwebwe mudutera imbaraga, kandi no kuri Imana igibaye imigisha myinshi itagabanyije. Of course niwe Jean d'Amour, nizere ko mumeze neza cyane. Kuri kamera yacu turi kumwe na hari nk'umuntu ngera nkumva si ngombwa ko muvuga, ahubwo nkumva namuha ijambo mu rugo rwanjye wakivuga. uremewe ni Bishop Mugisha Gerard. Turi kumwe na Bishop Mugisha Gerard, murabona ko yambaye neza cyane. Shatse wanahera no hasi, by the way, niba bikorohera shatse wanahera no hasi. Yambaye inkweto ya Air Force y'umweru, yambaye complete z'umukara za Nike, yambaye fime nziza cyane, yambaye n'agakufi kariho imbunda cyane. Yego, tuba twabikoze. Imbunda kuri wowe ni iki? Sobanuye iki? Imbunda imbunda kuri wowe sobanuye iki? Urumva reka kwiha abantu iyo wambaye ikintu abantu benshi nzi neza kuri maco, ku buryo wambara ikintu uzi nicyo gisobanuye. Iyo umuntu yambaye umutima hari jya bari mu rukundo. Niyo umuntu yambaye wenda isobanura izina ry'esha, ari nkarwanirira icyo ndwaniriye nkakigira. Cyane ko uri no mu bantu batajya barya iminwa, nicyo nkuzeho cya mbere. Ukurura kuvugwa, urakuvuga udaca ku ruhande. Umeze neza ariko? Umeze neza, ndashima. Hejuru hari bisa n'ibyo watangije ngo nashimwe rugira ukidutije ubuzima. Kanuni keza. Minsi myinshi, siku mingi kabisa. Siku mingi derukana kera aho turi kumwe. Ndishimye tu burya isi bantu baje batandukana ariko bakongera bagahura. Sinizenguruka ariko barongera bakabonana. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri, niba ndi bubyite banga, ariko reka mbyite ku ngingo zikurikira. Uri Bishop, nkuza usengera abantu, ndetse bamwe na bamwe rwose bakanagaruka tukaganira, bakavuga ati ibyo yasengeye n'ibi byarakize. Yego. Cyangwa se byarasubijwe. Tukuzi mu bantu bakunda gusenga, bakunda Imana, niyo mpamvu ati ni Imana yo mu ijuru nshima. Ariko mu minsi ishize hafunzwe insengero. Wumva ko bamwe na bamwe bafite aho bahuriye n'amadini n'amatorero babyijujutira. Ndashaka kukubaza ku ngingo ya mbere igenda gutya, ese mu mboni zawe byari bikwiye? Byari bikwiye gute? Impamvu hari igihe hari umugabo w'umusirikare twigeze tuganira, twari turi ahantu turi mu kazi, barambwira ngo ntidutakaze intego y'urugendo. Babyumvise, kudatakaza intego y'urugendo. Yego. Kudatakaza intego y'urugendo rero, hari igihe abantu batakaza intego y'icyo bahamagariwe. Yego. Urumva? None iyo utakaje intego y'icyo mu by'ukuri wakabaye ubaye urimo, yego, ahubwo ukadeviye ukajya mu bindi, ingaruka ziraza. Izi ngaruka rero zabaye ku madini, ni twebwe nibo twazigizemo uruhare. Intego yacu twari ukuvuga ubutumwa, tugahindurira abantu. Noneho kugira ngo abantu tubahindure, abantu batugeraho bakaba babikuruta uko bari babi bataradusanga. Urakurikirana? Yego. Rero intego y'abanyamadini batakaje intego y'icyo bahamagariwe. Iyo baza kubahiriza intego y'icyo bahamagariwe, izi sengero ntabwo leta yakabaye izizamo. Urabyumva? Yego. Ariko ni hehe hari intambara? Ni mu madini. Ni hari amacakubiri? Ni mu madini. Ni hehe bari kwibana? Ni mu madini. Ni hehe hari ugusebanya? Ni mu madini. Ni hehe hari inzangano? Ni mu madini. Ni hehe hari ubwicanyi? Ni mu madini. Ubwo se leta yananirwa kujya mwita? Nta kuntu itajyamo.
rero icyo bazifunze hari n'izo bafunze rega burundu zitemewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda kubera amacakubiri. Amacakubiri leta irwanya wowe ukashyigikira uri umunyedini. Ubuhanuzi bwirwa buzerera kandi abo bantu bafite amadini babarizwamo basengeramo abemera. Ubuhanuzi budashyigikira na rimwe igihugu ukagira ngo iki gihugu cyabayeho ku bwa Satani. Ubuhanuzi budashyigikira na rimwe utavuga neza igihugu n'umunsi n'umwe ukibaza iki gihugu cyabayeho ku bwa Satani cyangwa ni ku bw'Imana. Iki gihugu aho kigeze Imana yajyaga ibivuga ikavuga ati nzabaha igihugu, u Rwanda nzaruhindura nk'umutima wa Afurika. Yego. Ariko utabizi apfa kwidumbukiza ati nabonye igihugu giterwa, mbonye indege zirasa, mbonye igiti kigwa, mbonye ibisiga biguruka mu kirere bimanura amajyi abantu barya imireti. Izo ni imvugo bakoresha bagoreka ariko zigaragaza kurwanya leta. Yego. Zuko badashyigikiye ubuyobozi buriho. Leta hoya kandi twumvikana iki? Bibiliya ivuga ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'iki? N'Imana. Ubu buyobozi buri kutuyobora wowe ukaba uri umunyedini uri guhanura ibinyuranye ibijyanye n'ibyo wifuza. Nihe leta itahagaruka se ngo ikubaze ati harya ibyo uvuga ni ugukorera Imana cyangwa hari undi uri gukorera? Gukwangisha leta abaturage. Yego. Kubumvisha ko nimuhinge ejo bazaturasa, nimujye ku isoko ejo tuzaterwa. Mwigira icyo mukora, mwikubaka amazu. Wagiye wumva abahanuzi bamwe bahanurira abantu bari hanze, abantu bari hanze bagashaka kuza kubaka mu Rwanda, umuhanuzi akiherera inyuma ya kamera akavuga ati reze rero uburetse kubaka Imana yambwiye ko bitarenze ukwezi kwa 8 igihugu kidateye kitabayemo intambara. Ubuse ntitwakurengeye. Ibyo byose ni ibintu bitera leta ahubwo kandi tubwizanye ukuri. 94. Yego. Abanyarwanda bose bavuga ko 90 hafi n'9 niba atari 90 kwijana bari abakristo. Yego. Ariko reba ibi byabaye mu Rwanda. Yego. N'ubu rero leta ariko nta kindi cyabiteye. Abakristo abari mu nsengero bibeshe ko bari ahantu hatagatifu. Yego. Naho hari gucurirwa imigambi mibi. Urakurikirana? Ngira ngo n'abasungiye muri izo nsengero baziguyemo hafi ya bose. Yego. Uri gukurikirana? Kuko bagiyeyo bazi ko ari ahantu ho gucirira. Kwizerwa agiye gukirirwa. Ni nk'uko n'isengero nyinshi muri iki gihe ushobora kugeraho uzi ko ari ahantu ho gucirira, naho ni ahantu ho kukwambura. Yego. Ni ahantu ho kugusenyera, ho kukurya utwawe, ahantu ho kukurya utwawe no kugutandukanya n'umugore wawe no kugutandukanya n'umugabo wawe. Izo nizo nsengero zari zimaze kuzura muri iki gihugu. Insengero zidahindura abantu ahubwo zigatuma abanyabyaha bagwira mu bihugu. Izo nsengero ntacyo ruba rumaze. Izisingiye noneho kuri social media, especially YouTube, tunarimo turi no gukora ikiganiro. Ngira ngo hari abantu benshi uvuga ngo basengera abantu kuri YouTube. Ntabwo umuntu asengera umuntu bigakunda. Ntabwo nta mpano zindi Imana yatanze impano ebyiri. Yesu yaravuze ngo nimugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu bahindura. Avuga ati kandi muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Gusengera abarwayi ndabyemera. Urankurikirana? No kubwiriza umuntu agahinduka akava mu byaha ndabyemera. Ariko nta muprofeti uriho wagusengera ngo ubone umugabo. Nta n'umuprofeti uriho wagusengera ngo ubone akazi. Gute kandi bajya babatanga? No, nibyo nshaka gusobanura. Ndashaka gusobanura iki? Gusenga ukuri ko gusenga imbaraga z'amasengesho ni nk'ikinya. Yego. Urabyumva? Ni ibintu bigukaruma uri muri situation itari nziza. Amasengesho ni cyakora ni ugukaruma wowe uri gusenga. Uri muri situation mbi aragukaruma wihanganira ubwo buzima, ariko igihe cy'Imana nikigera agukarume kugeza igihe cy'Imana. Yego. Kuko biravuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Bishatse kuvuga iki rero? Nta muntu uriho wafata akaboko k'Imana ngo ayikoresha atari igihe cyo gukora kwayo. Imana ikora mu gihe cyayo. Biravuga ngo nuko igihe kigeze nk'uko Imana yari yabisezeranyije hano abyara umwana w'umuhungu. Yego. Igihe kigeze ntabwo kuzamuka ishiri igihe kinini no gutanga ibitambo byinshi ari byo bituma nsubizwa. Yego. No. Umuntu asubizwa byagenze. Asubizwa kuko igihe cy'Imana kigeze. Amasengesho menshi cyagufasha ni ukwihangana, ukihanganira ubuzima uri gucamo,
ukihanganira ibintu uri kunyuramo, noneho wazatabarwa ukibaza ati ariko hariya hantu nahatambutse ongera wambara akamikoro neza, buriya buzima nabutambutsemo, yego biriya bintu nabiciyemo gute? noneho ugasanga nta kindi amasengesho yagufashije, yagushoboje kwihangana utegereza umugabo, yego yagushoboje kwihangana utegereza akazi, ntiwajya gusambana ngo wicuruze, yagushoboje kwihangana utegereza icyo wahoze ushaka uko wahoze wifuza ko wamera. wabyumvise? kuko gico nemera icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, nta wakigufasha na tuzi benshi ariko basenga bakavuga ati Imana iguhaye iki, nibyo cyangwa ni ubutubuzi n'uburyo bwo kubera? nemera ko nasenga nkwerekwa icyo Imana igiye kuguha, ariko ntabwo nasenga ngo Imana ikiguhe. arimo aravuga ati Imana ikiguhe. Yego, ntawe ukoresha Imana. Yego, Imana ntikoreshwa, Imana ikora uko ishatse mu gihe cyayo. urumva? ibindi byose ni sikamu, ni ubusikama. yego, wabyumvise? bwo kugira ngo wize ngo nasenganye ngo na profete kanaka ngo niwe wampaye, no, inzu wayihawe n'Imana kandi ubwo igihe cyari kigeze cy'Imana. icyo profete yagukore ni ukugusengera wowe utaha wizeye ibyo, urihangana, ariko profete ntabwo yakoresheje akaboko k'Imana. yego, nta masengesho ariho yanyeganyeza akaboko k'Imana ngo ikore mu gihe kitari cyo gukora kwayo. yego, wabyumvise? hano yamuhaye umwana ageze mu myaka 90, ubwo yari asenze igihe kingana iki? ni cyinshi. ubwo se ayo masengesho umugore acura mu myaka nibura 55. urakoze. yego, cyangwa 50. Yes. yego, urakurikirana. none se ubwo ntabwo yasengaga? yarasengaga, yarafite n'ukwizera. none mbese ubu ninde wari bwagire kwizera nk'uko Aburahamu muri abo baprofeti uvuga? ninde wari bwagire kwizera nk'uko Sara muri abo baprofeti uvuga? rero amasengesho abantu bagusengera nayo nzagusengera, ntabwo azagenda ngo akoreshe Imana. yego, ahubwo agushoboza kwihanganira situwasiyo uri kunyuramo. igihe cy'Imana cyagera ugatabarwa, ariko si amasengesho akoze. amasengesho icyo yakoze ni ukugushoboza kubana n'uburibwe ariko ntubwumve, kuba ukennye ariko ntiwibe, yego, kuba udafite akazi ariko ntusambane ngo ubone amafaranga. amasengesho agushoboza kwihanganira situwasiyo uri gucamo gusa. bivuze ko buri muntu aba afite ubushobozi bwo kuba yakigira ku Mana atifashije Bishop Gerard. umwenda my friend, ibyo ni byo abantu b'abasikama bateye muri iki gihugu, uraza kubona baza no kwiba no kuri izi social media. nibo nshaka urumva neza? nta muntu uriho ngo nagusaba iki. yego, ndi kuvuga ngo umuntu ashobora kwisengera atifashishije. uko byari bimeze Yesu ataraza, umuntu yashakaga igitambo, nawe niwe wakishakiraga akagenda akagishyira umutambyi. Yesu amaze kuza, umwenda wari ukingiriza hera watarutsemo kabiri. byarasobanurwa ngo buri wese niyigerereyo, ntabwo ari ngombwa ko ngusengera, nawe ufite uburenganzira bwo kwisengera. Imana yumva Gerard niyo yumva wowe, Imana yumva wowe niyo yumva jye. igitambo kimwe kizima kugira ngo wemererwe kugera hera cyarabonetse, ni Kristo. kumwizera byonyine ufite uburenganzira bwo kumubwira nawe akiyumvira. ibyo biba abantu birirwa bababwira ngo zana ngo miliyoni, ngo njye kugusengera, ngo zana miliyoni 3, ubwo ni ubusikama. urumva? kandi ibyo nibyo bitumye abantu bateje ibibazo insengero zabo. yego, ese ni gute utega igitebo ngo muzane ngo mujugunye mu bukene bwanyu hano ngo mbahereze ubukire? bari gutama amadolari, bari gutama inoti za 5, bari gutama inoti amadolari, bari gutama amayero, bari gutama pound, ngo muzane ubukene bwanyu. ureba ukuntu uri gutuburira abantu. umukene wari wazanye 1000 azi ko ari cyo ari burari, ukabura gisimbukanye. abana be bakiga China, abe bari kwiga muri 9 years hano mu Rwanda. kurikirana iki akagatenda uri kwereka igitebo gifite urya ngo mujugunye mu bukene bwanyu mbahereza ubukire. ubu ni ubwesikoro. niyo mpamvu leta ndayemera cyane. nkunda inkotanyi kuko ahantu hose ijisho ryazo ribayo. rero ibi byari bikabije, urumva zirakabije. haba ari kuri izi mbuga nkoranyambaga nk'uko wari umbajije. yego, usanga abantu biyamamaza, nabo mu minsi iri imbere bazabatoragura.
yego buriya nicyo kigiye gukurikiraho. ubona nko muri social media cyangwa se kuri YouTube cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga abazatoragurwa mu mboni zawe ubona ari nkabaye ndakuzi nk'ujya uca ku ruhande. Oya wishuka bataza kunda samba bomba akaze ariko bariyizi hari nawe abureba bitewe n'uko ububazi ukavuga ati ako kantu ntabwo ndi bugakore pe ariko bari ku rutonde bariyizi pe baraza gutoragura kuko baraza kukubaza aba bantu wakaye amafaranga ngo urabasengera wowe ufite ubushobozi bwo kubaha iki koko ufite ubushobozi bwo gutanga umwana. yego Sara yamuhawe igihe kigeze nta profete watitiye nababwiye amasengesho tubasengera ni ikinya tubatera. biriya byo gutitira bisobanuye iki ubwo? biriya byo gutitira benshi nibyo barepeta ni nko kugira ngo bagaragaze ubundi biravuga ngo bari mu mwanya umwe buzura umwuka wera umwuka buzuye ntabwo batitiye. ibintu byo gutitiraho abantu banabikuye simpazi ntabwo bibaho n'ubundi. hari iby'ukuri hari iby'ukuri ariko hari n'iby'ibinyoma abantu baza bakaboroka kugira ngo babone ibyo bibisha abandi. bigenda biteka nk'iyo atitiye cyangwa se aguhanuriye noneho akaba yakuvugaho ibintu byakubayeho biba byagenze gute? Tandukanye impano yo guhishurirwa. yego impano yo guhishurirwa ni impano yo kumenya. yego yo umuntu arashobora kumenya akerekwa wabyumvise akerekwa ibyo wanyuzemo ariko benshi ahangaha witonde witonde urazi ko turi inshuti abenshi ntabwo baba beretswe. yego ahubwo dore uko bimera mu nsengero hateye ikintu cyitwa abakomisiyoneri. yego komisiyoneri ni umuntu uza akavugana nawe yego akamenya ubuzima bwawe uko ubayeho nimero ya telefone yawe akamenya ibibazo biri mu rugo rwawe. yego agahita aza akabibwira umubishopu uyoboye urusengero. mwe mwiganirira ukabimwibwirira. yego akaza akabibwira umubishopu uyoboye urusengero. umubishopu uyoboye urusengero ukinjira akavuga ati hari umuntu witwa Manuel atuye Kimironko nimero niyi ati Manuel ndabesha nimero ya sini. yego abantu bagakoma amashyi. biriya ibyinshi ubona byitwa guhishurira ntabwo ari ukuri n'ubukomisiyoneri bwateye. umuntu arabanza akabaperereza imyirondoro yawe iyo myirondoro akaba ari ishira umupasitoro noneho uwo muntu akakwizirika akagutumira ukazaza pasitoro afite amakuru yawe ya makuru akaba ari yagusubiza ya makuru uko yagusubiza aba ari mu iteraniro bagakoma amashyi bati umushumba arerekwa byahebye ukajya kuko uzarebe yarondoye batatu ahita ashyiraho ikibo ati abemera gushyigikira amavuta yanjye ntabwo yakorerwa ku bantu adahita ashyiraho gahunda yo kwaka amafaranga. yego ni ukubanza akabatera ubwoba akabereka ko akaze mu kwerekwa ubundi agahita agati noneho ababona ko ndenze mushyire amafaranga ntashobora kugasoza atatse amafaranga. yayandi akuyemo rero agira yagenera wa mukomisiyoneri. ubwo ni amakuru menshi y'abadamu bankurikiye yatanzwe n'aba badamu mu bana. amakuru menshi y'abakobwa bankurikiye yatanzwe n'aba bakobwa mu bana. inshuti zawe. amakuru menshi y'abasore bankurikiye yatanzwe n'aba basore. iy'abagabo yatanzwe n'aba bagabo. ayo rero iyo bakugarura bakakugarurira hari imbaga y'ibihumbi by'abantu abantu bose bakagushyiraho mikoro ati ibyo mvuze nibyo uti nibyo rwose ati porofesayi ukagenda niba wenda yari Gerard ukabwira Cleva kuko wagiye ubyizeye Cleva akabwira undi Cleva akabwira ugasangira ugasanga urusengero rwose umuntu yitwa ko ahanura kandi adahanura yitwa ko yerekwa kandi aterekwa ari ubukomisiyoneri bugenda bukorwa hagati mu bantu noneho ukisanga amakuru yawe uyoboye kanisa yarayamenye kera akaba ari yakugarurira ukagira ngo ni Imana yavuganye nawe. ikimenyetso cyane hariho n'igihe akubwira ngo kugira ngo ibyo bintu bive mu rugo rwawe kugira ngo uhuze n'umugabo wawe hari icyo Imana imbwira hamwe ngo tanga ituro ry'ibihumbi 500. ya 500 wa mukomisiyoneri aba afiteho 100 bakurikiranye. none ibi bintu leta ikomeza ibirebera oya ni abajura ni amakosa. ingo z'abantu ziri gusenyuka imodoka z'abantu mwarazimaze leta ikomeza ibirebere ngo mufite amatorero none niyafunga ko wenda nari ngiye kukubaza hari n'uburyo ngo bijya bipangwa noneho ngiye Gerard ngiye Cleva ibyo ndabizi. yego ni ukugenda ugapanga umuntu ukamushaka mu ntara n'ahandi yego mugakora nka kuriya uzabona
uyu muhungu ukina filimi w'inshuti yanjye yitwa nde Kiramani. Nka kuriya Kiramani agenda agatoza abakinnyi nabo baragenda bakabatoza akabatoreza ahantu ubundi bitorezaga muri Nyabugogo hariya mu Nkunda Amahoro. Akavuga ati wowe uzaza mu rusengero wigize impumyi uze n'agakoni. Undi akavuga ati uzaza mu rusengero wigire ko urwaye abadayimoni nintangira kuvuga faya utangira uhebere abaprotokole banjye bazakuzana imbere ntangire ngo ukubite faya uko nkubita faya wowe uzavuga ati ati inzoka ziri kumvamo ati bahembeye kwa kanaka. Ibyo nibwo butubuzi n'ubusikama busigaye mu nsengero. Umuntu akitirwa akagira imbaraga n'igikera ataki n'umuserebanyi atawirukana cyangwa umubu. Ibyo rero nibyo leta yabonye ibona biteye isesemi kandi urumva ko birenze. Ntabwo wapfa kubihishurirwa keretse warabibayemo ukamenya n'uburyo bikorwa. Yego. Tumenye gute umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma mu Rwanda? Mu Rwanda hakeneye tumenye gute abo besikoro baze ntangire gutya. Mu Rwanda hakeneye ubutumwa buhindura abantu kuko abanyarwanda ntabwo barahinduka mu mitima. Yego. Nimba ikimenyetso cy'uko batarahinduka nuko wenda urajya Kamonyi ugasanga umwana yishe se. Yego. Ugasanga umugore yishe umugabo we hari hakurya ejo bundi muri Gasabo. Yego. Ubwo butumwa rero budahindura abantu ntacyo bumaze. Hakeneye ubutumwa buhindura abantu. Icyo ni cyambere. Yego. Kabiri abantu bakeneye gusoma ijambo ry'Imana cyane. Gatatu ukurikirana. Yego. Abantu bamenyere kwisengera. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Umuntu wese uzakubwira ngo mpici kugira ngo ngusenge shiramo umurongo ni numwe ya Satani. Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. Nemera ko umuntu yagushimira ku cyo wamukoreye. Yego. Ariko ntabwo nemera ibiguzi. Yego. Urakurikirana? Ndikumva. Rero umuntu araguhamagara ngo ngo kugira ngo ngusengere ngo banze umpaye angaye nyoherereza iki. Ubwo ni ubusikama. Kuramo. Iyo byiswe itike nabwo ni ubusikama. Wagiye n'amaguru se baturukana ukagira Rusizi se urinda ugira Rusizi se Imana ibi Rusizi ashaka kujya kumusengera. No. Aruri Rusizi ushaka kujyayo sava akagutumira wayimu ariko ndagira ngo ari kukubwira ngo nzajya kugusengera Rusizi. Ntabwo Imana ibi Rusizi ibera hose icyarimwe n'aha twicayira. Yego. Abantu nibige kwisengera. Umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri. Kandi abantu basenge bahindutse. Gusenga kutarimo guhinduka ntacyo kumaze. Ni nk'icyuma kirenga ni nko gutera warasa. Murakoze. Nari ndi kukubaza ngo tumenye gute noneho abo besikoro abo biyita abakozi b'Imana Bibiliya ivuga amagambo menshi. Yego. Ariko ndavuga ijambo rimwe. Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto z'uwo muntu ni imbuto ki? Nta kindi. Nta kindi wamumenyeraho. Ntabwo uzamumenyera kuri karuvati no gutuza. Oya, imbuto igiti cyose yunyuze ku ndimu yeze imbuto zayo zikwereka ko ari indimu. Wanyura ku ipera ukamenya ko ari ipera. Wanyura ku mwembe ukamenya ko ari umwe. Wanyura kuri avoka ukamenya ko ari avoka. Imbuto nizo zigaragaza umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana. Ese ntago ashobora kugusengera yabeshyaga cyangwa se ari ibinyoma nyamara bya bindi yasenze bikaza guhishurwa bikaza kubaho? Yego. Imana ntahihurira n'ubugingo. Imana ntahihurira n'ubugingo umuntu yagusengera yaraguye ariko nagusobanuriye. Jewe ntabwo nemera gusenga nguhesha ikintu kivuye mu kuboko kw'Imana. Yego. Je nemera gusenga kugukaruma kugushoboza kwihanganira igihe cy'Imana. Nakurikiranye? Yego. Bireba bavuga ngo nasengeye umudamu utarabyaraga ngarabyara. No. Waramusengeye yihanganira ubugu yihanganira igihe atarabyaraga. Igihe cy'Imana kigeze arasama. Ntabwo ari we wamuhesheje umwana. Icyo sinkemera. Icyo nari kuvuga ashobora kuba yamusengera ari uw'ibinyoma abeshya ari umwesikoro reka mbivuge wicanga Imana. Yego. Oya ndi kuvuga ashobora kuba yamusengera ari uw'ibinyoma bya bindi yasengeye wa muntu amwesikoroka kuko yabyizeye akazabibona. Yego. Wowe ukihangana igihe cy'Imana cyagera ukazabibona. Birashoboka. Kuko wowe wizera ibyo uwo muntu akubwiye. Ihangane mbonye Imana ibikora. Yego. Ihangane mbonye utabarwa.
urumva mayindi yawe ayikuyemo panike, ayishizemo uburyo bwo kumva ko hari ikintu kigiye kukubaho. yego Rero ntibitangaje ko abonye Imana ikora umwaka ugashira, ibiri igashira, itatu, muri itatu Imana ikabyikorera y'ubwayo ku gihe cyayo, noneho ukagira ngo niwe wabisengeye. No, w'icyo yakoze ni amakaruma yaguhaye yo kwihangana gutegereza igihe cyo kubyara. Ntabwo yafashe ukuboko kw'Imana ngo agukoreshe ngo ayibwire ngo umwana uriya mugore. No, icyo yakoze we yaragusengeye, we mugore urihangana, igihe cy'Imana kigeze iguha umwana, ariko si umuntu wamuguhaye. yego Yes, abanyarwanda baracyabeshywa rero, baracyashukwa cyane. baracyashukwa. None gusoresha insengero bigiye gutanga igisubizo ki? Bigiye gutanga igisubizo cyiza. Harimo amadini n'amatorero. Ni gute ari kugura Range Rover ya miliyoni 120? Niko nta mashuri y'abanyeshuri ufite hafi aho ya ntaki. Ni gute wubaka amahoteli ukuyemo amafaranga y'urusengero, sibyo? Impamvu leta yasoresheje mu nsengero niho hasigaye idini. Yego, niho hari business. Yamaze kubona ko atari ugusenga, ari iki? ari business. Business yose igomba kugira ite? Kuzana taxes ku gihugu. Nibaramuka rero bongeye gusenga, leta imisoro izayikuraho. Nibasenga imisoro izavaho. Ariko nibadasenga bigakomeza ari business, ni gute se nabona uri gucuruza? Ucururiza mu byanjye, uri gucuruza udatsanga umusoro kuki? Kandi mbona uri umucuruzi, kubonana nanjye naye, kugira ngo ngusengere naye. nkeneye essence inganira. Yes, nkeneye imodoka iteye itya. Impamvu leta yasoresheje nuko yasanze ari ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo yo ntabwo igiye gusoresha amadini mu nyumve neza, igiye gusoresha abacuruzi. Ahubwo bari barangereje imisoro, bariganyaga imisoro. Nibahinduka amadini rero bagahinduka gusenga, ntabwo bazasoreshwa. Ariko impamvu bagiye gusoreshwa nuko bitakiri ugusenga. Umuntu yazaga arushe urusengero, umuntu nta mpfubyi yarwicirwagamo n'inzara, ntawe ahambariraga ubusa, ntawe ahaririraga. Uyu munsi ni business. Yego, abakeneye ko mbasengera muzane icacumi, muzane amaturo hano. Abakeneye ko mbarambikaho ikiganza muzane amaturo hano. Uri mu bucuruzi, ntabwo uri gutangira ubuntu. Kuko mu iduka impamvu wasora nuko uza ukagura, uza ufite icyo ushaka nkakigwa nawe ukanyishura. yego, Ni ukuvuga ngo no mu rusengero byahe gihenze gutyo rero, uje ufite icyo ushaka, nanjye ndikubwira ngo kubera icyo ushaka banza unyishyure. Ubwo byabaye ubucuruzi, reka usore. Ariko yaba naguheraga ubuntu ntabwo leta yagusoresheje. Ariko ni gute se wowe uri kwaka, uri kubwira umuntu ngo gura ikintu ngiye kuguha, ntiwemere gutanga umusoro? ni ikibazo. Gusora rero ni nona cyane. Degree mini degree. None insengero zifite ubushobozi, ubwo bwesikoro ntibukomeza gukorerwamo kandi batanga umusoro nyine, kuko izo nsengero ziri gutanga umusoro, ariko umusoro uri kuva muri bwa bwesikoro kuko zifite ubushobozi. Insengero nyinshi nziza zifite ubushobozi ntabwo zifite ubu busikama. Buriya hari urusengero z'inzaduka nizo zigwiriyemo ibi bintu, urumva? Ariko insengero nyinshi zifite ubushobozi hari icyo leta yabakebuyeho. Yego, ntabwo ari ukuzifunga gusa, hari n'inama ziri gukorwa, hari n'inama zibari kugirwa. Mwatandukiriye aha, muri gukora amafuti ateye atya, mureke. Ubundi kera umutambyi yagiraga inama umwami, none ubu umwami niwe uri kugira inama umutambyi. yego, kubera iki? Uko umutambyi yatakaje inshingano, yego, yataye intego y'urugendo. Abyumvise? Ariko ubundi umutambyi niwe wagiraga inama umwami. Urumva? Ubu rero abanyamadini nibo bari kugisha inama leta. Twakora gute kugira ngo ibibazo bikire? Ariko abanyamadini ubundi nibo bagiraga inama leta. yego, Byo bimaze gucurama gutya rero, wabyumvise? Ikiba gikwiriye ni ikikwereka ko abantu bataye intego z'ibyo bahamagariwe. Nimba ari ubutumwa bwiza
ntabwo bwagakwiye kuba busora. Ariko kuko leta yabonye atari ubutumwa buri gutangwa, abantu icyo bibereyemo ari ukugira ngo bisarurire amafaranga. Yego, barasarura amafaranga bakigura amahoteli, barasarura amafaranga bakubakira amahoteli, barasarura amafaranga bakubakira bakagura amaranje rova, barasarura amafaranga bakohereza abana babo i Burayi. Leta iravuga ati aba bacuruzi gute twakomeza kubarebera kandi bari gucuruza, bari kunguka, bari gutera imbere. Imana ibaha umugisha. yego. Insengero zo niba nzita insengero uraza kumfasha. Insengero zo mu ngo zino usanga abantu bakoze uduparikema akavuga atana ngo bari gusenga ibyumba. Urakoze cyane Robert, urakoze cyane cameraman arafashe. Ibyumba by'amasengesho byo bifite ireme ki cyangwa se uruhare rungana iki mu biriya nibyo bivamo kugumura abantu ku nsengero, kugumura abantu ku buyobozi bw'igihugu, nta nubwo byemewe. N'uzabifatirwamo azabihanirwa. Ibyumba byo mu ngo byaraciwe, gusengera ku misozi byaraciwe. Nta kindi nuko kuri iyo misozi wajyagayo ukumva umuntu ntiyaje gusenga, mu by'ukuri hari ikindi cyamuzanye. Urumva rero ntabwo gusengera mu ngo byemewe, cyane cyane ko aho mu ngo niho hava gusenyuka kw'ingo z'abantu. Tweretse ibi ku mugabo wawe, tweretse ibi ku mugore wawe, niho hagiye hakurura amakimbirane akomeye mu nsengero. Muri ibyo byumba abantu bajya kwisesekamo. Murakoze, Imana ibamugisha. Nawe gumugisha. Ariko ndi kwibaza, ubujiji bufite abasengerwa cyangwa se abategura imishinga yabo nibo babahanga mu mushinga yabo? Ni abahanga mu mishinga yabo. Ubujiji bukaba ubw'abasengerwa kuko bo bababesha bitwikirije izina ry'Imana kandi bo babafitemo izindi nyungu. Urakoze. Inama uri butange? Inama ndi butange, ndashaka utanga inama ku byiciro bitatu: abasengerwa, abababeshya no ku buyobozi. Icya mbere, leta icyo yakoze yaragikoze kandi yagikoze yaragishishoje, yarabanje no kuburira abantu. Abantu nibagira ibyo bakosora, bashyiremo n'ama sound proof, bashyiremo izo mwirindankuba ayikenewe naho bikenewe. Izahagaze nazo zabanje kugirwa inama no guhugurwa. Yego. Ndaza kubayobozi, amazi ntakiri yayandi. Abashumba b'amadini ndababwira ngo amazi ntakiri yayandi. Babyumvise? Nibagaruke mu muhamagaro. Yego. Gatatu, ndabwira ku bakristo, itorero icyo rikwiye kuba rikumariye ni ukuba riruhura umutima, ritakubera umutwaro. Uyu munsi hari abantu basengera mu madini yababereye imitwaro, kuko ni idini rihora ryaka amafaranga, ni idini rihora risaba amafaranga, nta mutekano rimuha, ni idini rimunyaga, rimusaho. Idini nk'iryo ntabwo ukwiye kuba urisengeramo, ukwiye kurivamo. Uri mu kigo cy'ubucuruzi kigucuruza. Nicyo navuga, nta kintu. Ni muntu ki n'icyanyuma tugana ku musozo, ni muntu ki dukwiriye kwizera mu bijyanye no gusenga n'amasengesho no kuba twasengerwa? Uwo kwizera ni Yesu, uwo kwizerwa ni Yesu gusa. Abandi bose ni abantu bahinduka. Ese Jera, nawe sinkwizere kujya unsengera? Nanjye nahinduka. Tujya tuva hano nanjye nahinduka mbere ya kamera cyangwa nyuma ya kamera, nkuko iyo dutangiye ikiganiro kugisoza twiragiza Imana, akenshi tubikora dusoje nkuko mu kanya tugiye kubikora. Nawe sinkwizere. Uwo kwizerwa ni Yesu gusa. Yego. Umuntu wese yahinduka, yaba ari mwiza akakanya ejo akaba yabaye mubi, yaba ari namubi akakanya ejo akaba yabaye mwiza, ariko uwo kwizerwa ibihe byose ni Yesu gusa. Icyo nicyo gisubizo. Unyizere ariko ni umuntu wahinduka. Nimero yanjye nyibabwire. Yego. Ni 0788 455 18. Imana igumugisha. Yego. Ntago umuntu se ashobora wenda kuba wamwizera cyangwa se wenda usanzwe umwizera akaza guhinduka ariko we ntubimenye. Ndashaka kuvuga tumenye gute umuntu uri kutubeshya? Icya mbere nuko azashyira imbere inyungu ze kuruta inyungu z'Imana. Bakoze. Tugane ku musozo. Wakoze cyane nkuko bimenyereye tuganiriye dusoza ku isengesho. Mana turagushimye, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya, ufasha abantu gusobanukirwa ibihe turimo kuko ari ibihe bigoye, ni ibihe biruhije abantu. Ufashe umuntu wese wari udukurikiye kugira ngo icyunguka muri iki kiganiro. Sabye umugisha ku bw'amwene data twakibanyemo, kandi sabye umugisha kuba zatwumva n'abazadukurikirana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yicano uyiha umugisha, uyigeze kure, yiteze imbere, ubaha isende, ubaha ifaranga
mu izina rya Yesu. Yego, nshimire we twatangiranye ikiganiro tukakigerana no ku musozo. Nshimire udahwema gukurikira DGTV Rwanda, DGTV show. Njye nari niwe Jean d'Amour, nari kumwe na Bishop Gerard, umwe mu bagabo batajya bapfana ijambo, umwe mu bagabo bavugisha ukuri, ntatinya no kubwira yuko nkukunda nakurikirana. Yego, tuzabane mu bindi biganiro. Shalom shalom, hasta la vista.